Humura kuko niyo byagufata igihe kirekire ngo ugere ku buzima bwiza, komeza ugire intego imwe. Ushobora kuba utabona iherezo ry'ibigeragezo urimo, izere ko iherezo rihari. Komeza wiyemeze kandi ntucike intege. Kwiyemeza umurongo umwe ugafata intego imwe bigutera imbaraga zo kwesa umuhigo wawe. Niba hari umuntu ushaka kwitambika intego yawe yo kugera ku buzima bwiza, murekagwe kuko nibyo bimukwiye. Kwiyemeza gusoza intego yawe bigomba kuruta kure kugira ubwoba bwo kunanirwa gusoza intego yawe. Shyira umutima wawe ku byo wizera kugeraho, iyemeze kandi ntuzigire ukozwa gutsindwa cyangwa se ngo wite ku magambo. Kwiyemeza ni igikorwa gikomeye. Kwifuza byonyine ntago byakugeza aho ushaka kugera. Kuzamuka umusozi biravuna, ariko kurebera hejuru ku musozi nibyo wifuza, sibyo? Niba wumva ushaka kwiyemeza gukora ikintu mu buzima, iyemeze kutareba inyuma. Kwiyemeza ni urufunguzo rukingura kwesa umuhigo. Niwanga gutsindwa, uzesa umuhigo wawe. Kuvuga ngo birakomeye ntabwo bisobanuye ko bidashoboka. Ntabwo wagera ku ntego yawe mu buzima utagize aho utangirira. Ntuzigere wizera ngo abantu bazabigukorera. Isunika ubwawe ubigereho. Hari imbaraga mu ikaramu yawe n'ubwenge bwawe. Iyemeze kubikoresha byombi ku bushobozi bwabyo buhebuje. Kwiyemeza biba muri buri muntu wese. Reka bigusohokemo, biguruke, bikugire icyamamare. Niba ushaka kwiyemeza kugira icyo ugeraho mu buzima, iyemeze kutazigera uvuga ijambo ntibishoboka. Itanga uko ushoboye kose, cyane ubwo wumva nta kintu ufite. Kwiyemeza ntibivuze gukora ibintu vuba vuba cyangwa bitunganye. Bisobanuye gukomeza uhozaho kubikora. Murakoze. Subscribe, tanga igitekerezo cyawe.